Hello guys, muri iyi video rero ngiye kukwereka ubundi izi keyframe tubona kuri application ya Shoot, ubundi dusobanukirwe izi keyframe ubundi imwe ku yindi igiye ivuze iki, ku buryo nawe byagufasha kugenda ukikorera ukaba wakikora video yawe bitakugoye kuko ubuzi icyo zivuze. Kuri ubundi turebe izi keyframe ziba zivuze iki. Turaza dufungura application yacu ya Shoot, tuze scrolling gutya, ubundi duhere ku ya mbere. Canvas bishatse kuvuga ngo ni design, no ku designinga video ushaka gukorana ubwoko kiniya, no se video ushaka gukora ni ya TikTok, ni YouTube, ni ya buze. Okay, tite kuri ya kabiri. Iyi audio rero ikishinzwe no gushyiramo umuziki cyangwa se amajwi wariko ishinzwe kuri codinga, igashyiramo n'umuziki, indirimbo, ibintu by'iyi audio nicyo ivuze. Iya gatatu rero ni yitwa sticker murimo murayibona. Ikaringi ivuze ikishinzwe ni gushyiraho nuko ngutwo n'ibindi byinshi birimo ibiganza iki sticker cyo tuntu ngutu. Okay, reka dukomeze tujye kuri ngi ya kane yitwa test. Dore ngiyi murimo murayibona. Test rero ikimaze ni iki? Test ikimaze no kwandika akamaro kayo. Niba ushaka kwandika nyine amagambo muri video ukoresha iyi ngiyi yitwa test. Gatanu iyi ngiyi yitwa effect rero ikimaze murimo murayibona. Effect ikimaze no gukora ama effect, gukora effect ubundi mu Kinyarwanda ni ingaruka. Video surasha ifoto yawe urashaka ibinyeganyega, cyangwa se urashaka ko ifoto yawe izamo ibara ry'ubururu cyangwa irindi bari ryaje ryose ukoresha effect. Hamwe ni ikishinzwe no gushyiramo amabara gusa. Iyi ngiyi ya gatandatu yitwa frito ni iki ngiyi hano frito. Yitwa frito ikishinzwe no gushyiramo amabara gusa. Iya karindwi yitwa pipi murimo murayibona. Ikishinzwe nta kindi rero ni ugufata videos ugashyiramo indi, ukaba wakora video imwe ariko ikubiyemo video ebyiri. Reka nze mbikore mbereke. Murabibona, ni video imwe ariko ikubiyemo video ebyiri. Murabibona. Ubwo yibishaka boss mwakoze subscribe hasi mbere kutuntu twikorera uruki studios solo films na gaza simba tubataye cyo imaze. Okay, dukomeza hanga handitse texture. Akangaka icyo gashinzwe urabona karaga kasi, cyo gashinzwe n'ugukata.
ugukata niba hari video hari agace udashakamo ukatugakatamo kabiri, tuhita dukurikira kuri mugenzi wako nawe ushinzwe gukata witwa pip nako witwa split dore ngiyi murimo murayibona, naho icyo ishinzwe gukata mo kabiri, katamo video mo kabiri nka gutya. Wenda reka nze mbere ku rugero split, tuhite dukanda kuri split, turikubona ko tugakasemo kabiri, kariya ko yijya tuhite dukanda kuri delete tugasibe. Delete nayo icyo ishinzwe ni ugusiba, dore ngiyi tugasiba gutya, urabona hasi hasigara akantu kagufi. Volume icyo ishinzwe ni ukongera volume, yo ntabwo tuyitindaho, yara nubwo tuyitindaho rwose, ahubwo tujye kuri iyi ngiyi yitwa background. Yitwa background rero icyo ishinzwe ni uguhindura, igahindura aho umuntu ari, ukaba wahahindura ukagira ukundi kuntu. Niki iyi background ivuze, ukaba uraza ugakora ahangaha kuri aka kantu, akangaka kameze nka file, ukahita uhindura ahantu wari uri. Reka dukomeze ku yindi. Speed yo murayizi, ni speed yongera umuvuduko. Speed ngiyi hano speed icyo ishinzwe ni ukongera umuvuduko. Reka nkongere wenda murabibona. Speed icyo ishinzwe ni ukongera umuvuduko. Iyi ngiyi rero yitwa animation. Animation nayo imeze nka effect, kuko nze mbereke kuri animation ngiyi hano. Animation icyo ishinzwe nayo imeze nka effect, ishobora kuza yinyeganyeza, ishobora kwinyeganyeza hakazamo nicyo nayo ishinzwe. Yitwa all cut, ni ugukata video yose ukayisiba. So guys, rero aka dusoje kari agace ka mbere. Niba mushaka agace ka kabiri mwanyandikira muri comment, mukanyandikira ko mushaka agace ka kabiri. Nimba aribwo bwa mbere ugeze hano kanda subscribe. Nanjye wumvaga netwa Rinoradi, abayikanze muri abantu b'abagabo, ariko nimba ari bwa mbere kanda subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo video nzajya nkora izajye ihita ikugeraho. So abakeneye agace ka kabiri mubyandika muri comment, nimbona koko mugakeneye nzahita nkakora. Ciao ciao.